Dutanye inkuru yacu y'urukundo ni igice cya gatatu, twasize igice cya kabiri umugabo amaze kubona agakingirizo. Prudence umugore yakoresheje ahamagara umugore arabihakana, ahamagara umukozi nawe arabihakana. Umugore amukubita urushyi rwiza ati kuki usambanira ahangaha? Nuko umugabo bamubeshye. Wibuke neza ko uyu mukozi umugore yamuje kugenda mu by'ukuri avuga amabanga yose cyangwa se agira ikintu avuga umugore yamukoreye. Bukeye bwaho rero umugore yacunze umugabo agiye mu kazi, acunga n'umukozi, aza ahangaha aza kwirebera umusekirite kugira ngo bakomeze baganire banoze umugambi wo kurya amafaranga y'umukire. Umugore mu by'ukuri ntabwo yari agikunda umugabo habe na gatoya. Yaje ahangaha aricara ati niko mbwira bya bintu twakoze ejo kubera iki utajugunye agakingirizo? Nicyo kimuzanye, nicyo kimugenza kumubaza atese kubera iki koko utajugunye Prudence? Bakiganira ariko umukozi nawe ntabwo ari umwana, yaracunze aza ahangaha atangira kumviriza. Tuzi ko yakabonye, uzi ko yaranyishe, uzi ko nabyegetse ku mukozi, uzi ko mu by'ukuri ubu ngubu ari kunkeka cyane. Hati niko kubera icyo ukora ibintu nka biriya? Undi ati ariko se nari nzi ko ugasohora nawe, yewe nibeshye rwose unyihanganire. Umugore ati mana yanjye ubutaha nitubikora ntukongere, byantejeje isoni, byatuma atuvumbura. Uko baganira umukozi ari ahangaha ijambo ku ijambo atangiye kumva imigambi yabo yose. Ati yamvumbura tutamuririye amafaranga, tutageze ku ntego yacu, rero komeza witwararike hanyuma turangize gahunda twatangiye. Umukozi amaze kumva imigambi yabo yose yaje ahangaha agaruka muri salo, hatangira kwibaza, aratekereza ati mana yanjye mbega umugore w'umugome, arifuza guhemukira umugabo akamurya amafaranga yose. Ese umukozi mu by'ukuri arabyitwaramo gute? Ese araza kubwira umugabo amubwira ati umugore wawe mu by'ukuri agiye kukurya amafaranga? Yarazana amafunguro umugabo ahangaha, umugabo avuye mu kazi asigara murakariye ntakimuvugisha kubera ko bavuze ngo yarasambanye kandi atabikoze. Ariko umugabo nyine nk'umuntu w'umunyabwenge ntavuga menshi, yabanje kugenda acisha makeya kugira ngo abanze akore igenzura rye, akore isuzuma rye, amenye se ni umukozi koko cyangwa se n'umugore wabikoze. Amaze kumuzanira amafunguro umugabo nta nubwo yamurebye mu maso, ati mpereza ngaho genda, ahita asubirayo. Umukozi yatangiye kubabara cyane kubera ko yakundaga bosi, ndetse yewe na bosi amaze kugenda amwiyumvamo cyane, ahatangiye kugenda amukunda. Ariko umugore agenda akora iyo bwabaga kugira ngo agende abateranya. Umugabo yaje ahangaha atangira kugenda afata amafunguro, anywa amazi, ariko umukozi byamwanze mu nda. Agisohoka aragaruka kubera ko yabonye ko umugabo yamurakariye kandi amukunda. Burya ugukunda by'ukuri ntabwo yifuza kurakara, ntabwo yifuza ko ubabara. Yewe niyo warakaye cyangwa se ufite agahinda araza akifuza kukakumara, yifuza kukubona useka, umwenyura, umeze neza mu by'ukuri. Akigaruka ahangaha hati bosi mwarandakariye ariko ntago nigeze nsambana, ahubwo byose ni umugore wawe ndetse n'uriya muzamu. Ni ukuri ntago nkubeshya, niwifuza kumenya byinshi uze kumbwira umpe umwanya hanyuma nkubwire akantu ku kandi. Bosi yarumiwe hati niko ibyo se byashoboka? Umuzamu waje ejo bundi ubwo se byakunda? Ubuse ni gute baba bamenyeranye aka kanya? Ni gute se baba bakundanye bakajya mu gakungu? Arakwereka ntabwo bosi yumvishe ukuntu umuzamu waje ejo yacumekana n'umugore bagatangira kugenda bakora agakungu, bakora ibijyanye no guhuza urugwiro. Ariko icyo atazi ni uko uriya muzamu ari umuntu w'umugore cyane, kuva kera yari inshuti ye bagendana, yewe baziranye kuri byinshi. Yaje ahangaha kuri gahunda yo kurya amafaranga y'umugabo. Ese bazabishobora cyangwa se umugabo azabitahura? Cyane cyane ko umukozi atangiye kugenda amwibira ibanga. Hati rwose genda ushishoze neza, mu by'ukuri nabumvisha bavuga ngo barifuza kurya amafaranga, none rero ngo ubutaha nibabikora ngo azitware neza, agakingirizo akajugunye. Nyine umugore amugira inama amubaza n'impamvu atajugunye agakingirizo. Umugabo yatangiye kubara cyane, agira agahinda ku yindi nshuro, ati Mana ishobora byose, ibi ntabwo nabyemera.
Ibi ntabwo nabyizera, ni gute umugore nakunze yampemukira kugera ahangaha akazana abantu ahangaha koko bagamije kumpemukira. Umukozi arangije umugabo ati ngaho genda, ndaza kugenda mbikurikirana akantu ku kandi. Umugabo ntago apfa kwemera amabwire, burya muri ubu buzima ntukumve amabwire, rimwe na rimwe amabwire arasenya ntago yubaka. Umuntu nakubwira ibintu runaka, inkuru runaka, ujye ubanza wicare utuze utekereze neza, hanyuma nawe ukore igenzura ryawe kugira ngo umenye ukuri. Ntugasamire hejuru ibintu byose umuntu akubwiye, ntago ibyinshi biba ari ukuri. Bukeye bwaho wa mukozi yarazindutse agiye guhaha, ariko ahura na bosi nawe yerekeza mu kazi. Agiye kubona ari mu muhanda agenda n'amaguru, aravuga ati uyu mukozi se ahangaha naho ajya ahagera? Ntago bosi yari azi ko aha hantu nyine umukozi ahatembera agiye guhaha, ariko umukozi yaramaze kugenda acangamuka ashakisha ahahira ibintu bihendutse. Bosi amugeze iruhande yatangiye kugenda gake gakeya, wibuke neza aramukunda, yatangiye kugenda abona ko ari umuntu mwiza, ari umunyakuri, nubwo uwo mugore agenda amumwangisha, agakora ibishoboka byose kugira ngo batandukane cyangwa se rwose be kuvuga rumwe, ariko bosi aracyamufitiye icyizere. Yagize gutya arahagarara, ati niko uri kugana hehe? Ahangaha se ujya uhahahira? Umukozi ati ndi kujya hano imbere, hari ahantu bagurisha imyumbati ya makeya ndetse n'ibirayi, narahavumbuye ku minsi yashize nyine, ubu ngubu nyine niho ngiye. Hatiye aha hose ubu se koko wahamenye gute? Hati ntago ari kure, ni hano imbere, bagira ibintu bya makeya n'inyanya za makeya, yewe n'imboga za makeya. Nyamuneka ntimugahendwe, jya ushaka ahantu rwose bagurisha makeya. Hari igihe usanga hakwegereye bahenda cyane, cyangwa se hahandi wamenyereye baguhenda, kandi uba ugomba kwizigamira amafaranga, nta mpamvu yo gusesagura, jya ugerageza. Umugabo ati hatoke nta kibazo, ngaho rero ngwino nkugezeyo. Umukozi ari ahangaha, hateze ko nari ngezeyo, waretse kwirushya, ni ahangaha dore iriya nzu y'imbere hariya. Umugabo ati oya, yabanje kubitekerezaho, ati oya ngwino hano, ndifuza ko tunaganiraho gatoya, ukambwire se koko uriya muzamu ni umuntu w'umugore, ni inshuti ye, basanzwe baziranye, ndifuza kumenya byinshi. Umugabo bisa naho yari atangiye kugenda yemera amagambo umukozi amaze kumubwira. Arangije rero yakije imodoka, bakomeza urugendo. Imodoka niyo, umugabo ni umukire, ni umuherwe, ni umumiliyoneri. Nyamuneka nanjye ndabifuriza gukira, mukagira amafaranga, mugakora, mugatera imbere, ariko hamwe na byose mubungabunga amagara. Burya icya mbere, ubukire bwa mbere ni ubuzima buzira umuze. Rero munywe inzoga nkeya, mwirinde ubusambanyi, munywe amazi menshi, murye imboga nyinshi ndetse n'imbuto nyinshi, mukore siporo byibura iminota 30 ku munsi, murye ibyo kurya bitetswe mu isafuriya cyangwa se mu nkono. Hanyuma kandi mwirinde amasukari menshi, amavuta menshi n'umunyu mwinshi. Rwose muzagira ubuzima buzima kandi mwishimire kubaho, mwishimire urukundo. Burya urukundo mu mubiri muzima, urukundo ntabwo rwakuryohera n'uwawe urwaye, ufite umubiri utameze neza, uhora ku miti kwa muganga, ariko nawe niba urwaye ndagukomeje. Burya iyo witwaye neza, ugafata imiti neza, ukubahiriza inama za muganga, ubuzima burakomeza. Twageze ahangaha rero, umukozi yaragiye arahaha, arakomeza agenda aganira na bosi, amubwira ukuri kose, ava kuri 0 ageza ku 10. Arangije yumva aguye mu kantu, arahumiriza ati mana yanjye, mbega umugore nashatse we, mbega umugore azanyica. Nyamuneka muri iyi minsi ntabwo byoroshye, hari igihe usanga bashakanye umwe muri bo afitiye mugenzi we ubugome, ukagira ngo ntabwo bigeze bakundana, ugasanga aramugambanira, yewe arifuza no kumwica cyangwa se kumuhemukira ku buryo bukomeye, ariko ntibikwiriye. Niba umuntu mwarashakanye, mwarakundanye, akaguhemukira, murekera ubuzima, vuga uti uzahahe uronke niba mutandukanye. Kandi ikiruta byose burya ni uguhana imbabazi. Imbabazi ziruta byose, ndetse no gusaba imbabazi igihe wakosheje. Wa mukozi yaje ahangaha, ati mana yanjye, mbega umugore uri ahangaha koko ubundi yavuye muri uru rugo
ko bosi mukunda tukibanira akadusiga ahangaha. Umukozi akunda bosi, turiya mugore ko ari shitani yavuye ahangaha akandeka na bosi tukibanira. Arara atekereza bosi, akirirwa amutekereza, dore ye ajya kuryama ntasinzire. Bukeye bwaho rero twaje ahangaha, aje mu gikoni, aje kugenda atunganya amafunguro atandukanye, ariko n'ubundi afite ibitekerezo byinshi. Mujye mureba, burya urukundo si ikintu iyo rwagucanyeho umuriro ntago utuza, ntago wicara hamwe ngo wumve rwose uratekanye, ntago uryama ngo bikunde, ntago urya ngo bimanuke, uraryama ntusinzire, icyo ukoze cyose ukamutekereza. Ese nawe urukundo rwawe rwakugira gutyo ngo ukunde umuntu ubura amahoro, urara udasinziriye? Nanjye babwira rwose paromantike, nakunze umukobwa mwiza, umukobwa ukeye ufite nyashi, useka neza mu nda zeru, yewe data we, nkarara ntasinziriye, nkarara mutekereza. Burya nta cyiza nk'urukundo. Nyamuneka mujye mukundana, ariko uzi gukunda ugakundwa, ku isi nta kibiruta. Dore umukozi uri ahangaha yabuze amahoro, aratekereza uburyo yakigarurira bosi. Yabonye ko umugore we ntago ari mwiza, aramwifuriza inabi, aramwifuriza gukena, agatindahara, yewe byarimba akabura n'ubuzima. Ese bizarangira gute? Bizaherera hehe? Agitekereza rero, akibaza byinshi, bosi yaturutse ku ruhande. Nuko yaje, ni umukire, agenda gake gakeya, nta kwirukanka, nta kwivuna, nta guhubuka, nta gusobanya intambwe. Nuko agenda rwose mu by'ukuri hafashe mu mifuka. Nyamuneka burya iyo umukire atambuka urabibona, buhoro buhoro, nta gihunga, ibintu byose biba biri mu buryo. Avuga ati narakize, amafaranga ndayafite, mfite ubuzima, yewe data we. Arangije yaturutse inyuma y'umukozi. Umukozi ari ahangaha, agiye kumva yumva bosi atangiye gukandagira. Ati niko se? Ahindukiye ati yewe data we, ati umukire ari hano, bosi umukunzi wanjye. Wumve ngo umukunzi we aramutekereza buri munsi. Bosi ari ahangaha, ni umugabo mwiza, nyamuneka ni bogare rwose, urabona, warareba rwose ukabona ko ari umukire. Arangije areba umukozi, haramanuka, ati umeze neza? Urumva umeze neza? Ko mbonye wikanze cyane, ni amahoro? Ndati meze neza, nta kidasanzwe, meze neza, nyamara ntago ameze neza. Arangije ati oya rwose meze neza pe, natekerezaga nyine ibijyanye n'akazi, niyo mpamvu ubonye nikanze. Bosi ati oya, hari ikintu kidasanzwe uri gutekereza. Ese hari ikibazo kidasanzwe ufite? Mbwira ngo ufashe. Iwanyu se hari umuntu urwaye? Mama se akeneye iki? Papa se akeneye iki? Mbwira, witinya. Umukozi ari ahangaha, yabanje kwikosakosa, areba hirya hino, ati ni ukuri bameze neza bose, nta kibazo, nta kibazo pe, ni ukuri nta kibazo kandi ubyakire pe. Urumva natekereza nyine ibijyanye n'akazi. Kumbi yatekerezaga bosi aramukunda, na bosi amwiyumvamo, yatangiye kumukunda. Burya urukundo rutangira buhoro buhoro, ruva ku kantu gatoya rukagenda ruzamuka. Umugani wa muhanzi ngo bitangira buhoro buhoro bikarangira rugeze kure. Bosi arangije ati noneho rero akazi keza, niba umeze neza Imana ikurinde. Ava aho ngaho aragenda, ariko umukozi afite ikintu ku mutima. Ese arifuza kumubwira ko amukunda? Ese arifuza kumusaba iki? Kumusaba se ko babana kandi afite umugore? Mbese ntago azi aho yabinyuza, gusa nyine yumva yagumana na bosi bakikundanira. Hashize icyumweru rero twaje ahangaha, umukozi yari afite inshuti ye magara, yari yahamagaye kugira ngo baganire, amutere story, amubwire inkuru. Hatuze n'ikindi, uriya mugabo nkorera, uzi ko umugore we yazanye umuzamu bakajya baryamana? Hati wa muzamu ujya ubona? Undi ati ye, ubwo se uwo ni umugore, ni indaya, ni icyomanzi. Hati se ubwo ntazabafata? Hati ko ibintu byeze we,
ugasanga umugabo agiye mu kazi, agiye gusambana, agiye mu basore, mu bagabo, iki byose hati bireze. Ubwo rero ubanza nyine adakunda umugabo we, ubwo ntamukunda, ni inshuti ye. Hati ahubwo se wazafatiyeho niba atamukunda, buriya nyine ko abagabo usanga bafatira hafi, ubwo nta kuntu wazamugebuza nawe ukajya witwara neza ugasigara mu kibuga. Mujye mwumva inama ziri aha ngaha, nyamuneka ngo ajye yitwara neza asigare mu kibuga. Nyine agomba nyine kwitwara nk'umuntu mukuru nawe agaporofita. Yarebye hasi undi ati se uzi ko n'ubundi ntabikora? Hatasha uzi ko uriya mugabo akunda kuza akanganiriza akandeba neza, uzi ko yampaye n'impano, akangurira n'ikanzu n'ijipo n'ikoti. Ati ni ukuri ndamukunda, ni umugabo mwiza, aritonda, avuga neza, agira umutima mwiza rwose. Umugore iyo wamunaniye, umugabo we ararengana, ni marayika. Barakwereka umukozi ari aha ngaha yatangiye kugenda atangira ubuhamya umugabo ngo aritonda, ngo ni marayika, ampa impano, mu by'ukuri ntacyo adakora. Nyamuneka burya abashakanye ntabwo ari byiza ko niwashwanye n'umugore umugabo ujya gutereta ku ruhande, ugatereta umukozi hirya iyo ngiyo, ukagenda mu kabari ugatereta, ugasambana. Oya, si byiza. Ibyo byose byangiza umuryango kandi byangiza urukundo rw'abashakanye. Ibyiza ni ukumenya ko ntazibana zidakomanya amahembe. Burya umuntu wese yakosa. Uwo mukunzi wawe mubana mwashakanye ntabwo ari marayika, yakosa cyane, kimwe n'uko nawe wakosa ukamuhemukira. Niyo mpamvu ari byiza kwimika umuco wo kubabarirana ndetse no gusabana imbabazi, hanyuma ukimika urukundo muri wowe. Ibindi byose bigenda biziraho buhoro buhoro. Hari igihe mwashakanye umukunzi wawe akora ikosa ukumva uratunguwe, ukavuga uti se umuntu nkunda nakunze koko yankorera ibi ngibi, ese yampemukira? Ariko bibaho, ni umuntu buntu. Barakwereka filime yacu irakomeje, ese bizagenda bite? Umukozi ati mana yanjye, uzi ko uriya mugabo n'ubundi hari ukuntu andeba nkabona rwose ari kunyitegereza. Mugenzi ati nyine ubwo wasanga atangiye kugukunda, niba araguhaye impano se, akagura agakanzu, akagura akajipo, wumva bitari kugenda bicamo. Ariko nawe ntukigire umwana. Batangiye guseka, batera sitori, ni abakobwa. Ati none se nzabigenze gute, nzakurikizeho iki? Wumve bari kujya inama. Ati nyine urumva, jya umwegera muganire kandi nyine umwubahe cyane, umutekere neza. Bukeye bwaho rero yaje aha ngaha koko aza kumutekera. Akimutekera ariko bosi nawe yavaga mu kazi, do yagiye agura impano. We agura impano, noneho ntabwo ari impano imwe, yaguze impano ebyiri. Ngizo azanira umukozi yabaye nk'ugiye kugwa igihumure. Bose ati akira impano nkuzaniye. Undi ati mana yanjye urakoze cyane. Hatari ko se ati harimo iki? Yahise ajya gupfundura. Ati harimo imyenda, harimo inkweto, harimo mu by'ukuri imitako ya zahabu. Ati ubu ngubu ni njye nawe, umugore wanjye ntago azagaruka aha ngaha, sibyo? Umukozi ati yewe data we, urakoze cyane, ndagushimiye. None se kuko mabuja ntago azagaruka? Atoya, ntago nabana n'umusambanyi, n'umuzamu bajyanye nabirukanye, ntago mbifuza aha ngaha. Ati ubu ngubu rwose utuze, ni njye nawe turi kumwe kandi uri umwana mwiza, ukomeze ushyire umutima hamwe, kandi ntago ndi bosi wawe, ntago ndi umukoresha wawe, ahubwo nyine ndi inshuti yawe. Yewe data we, umukozi ari aha ngaha, inshuti yanjye. Ati ubu ngubu ujye unyita inshuti, nanjye nzakwita inshuti yanjye, tubane nyine twuzuzanye. Urumva, ntukagire ubwoba nyine bwo kuza wenda nkubwire icyo ushaka, unyisanzureho, wirekure nanjye nirekure, hanyuma nyine turyoherwe n'ubuzima. Yewe data we. Bose ati kandi nagira nkubwire ko nyine uri mwiza. Uri mwiza rwose, imbere n'inyuma ureba neza, uteye neza. Ati warezwe neza. Undi ati urakoze cyane, n'ukuri murakoze. Bose nyine yatereyeho n'umutomo. Umugore bamwirukanye.
umuzamu bamwirukanye kubera imico yabo y'ubusambanyi. Umukozi yagiye yibira ibanga bosi, none byarangiye afashe umwanzuro ukomeye cyane wo kwirukana umugore we. Yari fiyanse, bari batarabana, bateganya kubana. None reba, burya koko usanga rimwe na rimwe urucira mu kaso rugatwara nyoko. Ibyo yifurizaga umugabo we ntago byagezweho, ahubwo birangiye yirukanywe. None umukozi yangaga amukubita, amuharasinga, amumenaho amazi, amuteranya, amugambanira, birangiye amusimbuye mu rugo. Nta keza rero ko kugira nabi, nta keza ko kugira gutya ngo ugambanire umuntu mugenzi wawe rwose umwifuriza inabi. Reka da, burya baravuga ngo iyakaremye n'ikamena. Umuntu wese abayeho ku bw'Imana ye, ntabwo ubayeho ku bw'undi muntu. Burya kubaho kwawe nyine ntabwo ari impuhwe z'abandi, nk'uko kubaho k'umushwi atari impuhwe z'agaca. Ibyo rero bijya bigutera nyine akanyabugabo, utambuka ukomere rwose, ugira icyizere cy'ubuzima, ibintu bigende neza. Umugabo ari aha ngaha asigaranye n'umukozi, umukozi mu nzu atangiye noneho kumuha impano ebyiri icyarimwe, ariko atangiye no kumutera imitoma we. Bukeye bwaho nanone bosi yaragiye nanone avuye ku kazi, umukozi aza n'ingoga, aza kumwakira ati biteze, biriwe neza? Undi arisata ati rwose niriwe neza, wowe se akazi se kagenze neza? Ati nta kibazo, bimeze neza, urebe dore ijisho we, dore bosi aritegereza. Arangije ati rero hari icyo nifuzaga nyine kukubwira. Ati hanyuma se? Ko nifuza kubwira ko uri mwiza cyane. Yewe data we, dore undi amasonisoni. Bosi atangiye kumwiyenzaho ngo nifuza kubwira ko uri mwiza cyane, dore we yatangiye kwirya, dore umukobwa uranga, nyamuneka. Bosi ati ati nta kibazo, ibyo reka tubisimbuke. Hanyuma se urifuza iki mu buzima? Mbwira nyine, wumva nakugurira iki? Urifuza rwose ko nagufasha iki? Ati mbwira nyine. Hatari urumva nuko nyine buriya ntakubwira ibintu byinshi, ariko rero hari ukuntu nakurebaga nyine nkumva nyine ndifuza kubwira ko ngukunda ukuntu, hatari ko nyine nkabikikira kugira ngo wenda bitagaragara nabi. Ati rero urumva nyine ndagukunda, niyo mpamvu nifuza ko wansaba icyo ushaka cyose. Urifuza iki? Nguhe iki? Ngaho mbwira. Mujye mureba, umukobwa arahanga ati ntacyo nifuza, icyo nifuza ni kimwe, ni uko nyine njye nawe nyine twakomeza kubana nk'inshuti, tukabana nyine nk'abantu nyine b'abavandimwe. Yewe data we, umukobwa azi ubwenge, ntago yasabye amafaranga cyangwa ikindi kintu, yasabye ko yabana n'umugabo nk'inshuti, ngo bakabana buzuzanya, ngo nk'abavandimwe. Bose ati ibyo narabiguhaye, hoya ntago turi abavandimwe nawe, ariko aha turi inshuti yanjye nyine, ukaba n'umukunzi wanjye. Ati si byose hari ikibazo? Ubundi se twibaniye nyine nk'umugabo n'umugore, bitwaye iki? Wabyemera se? Wabyemera? Undi ati mana yanjye we, ubuse nabyemera gute? Ubuse ko ndi isugi koko, yewe ntabwo nzi ko nabyemera, ni ukuri. Ubuse banza bigoye, biragoye. Bosi yatangiye guseka ati bigoye hese? Hatoya, ntabwo bigoye, ubitekerezeho hanyuma uze kumpa igisubizo. Kumbi yari yamuguriye indi mpano. Dore bosi ntago avugira ku magambo gusa, aragenda akagura impano. Abasore mujye mureba, hari igihe umuntu ajya gutereta hakaza n'umunwa gusa we. Hoya jya ugura impano no mu rugo hagati y'abashakanye. Burya niba hari icyo ushaka guha umugore cyangwa se umugabo, genda ugura impano. Niba yaguhemukiye wifuza gusaba imbabazi, genda ugura impano usabe imbabazi. Niba yagushimishije wifuza kumushimira, genda ugura impano hanyuma nyine umushimire. Niba wifuza kumusaba nyine wenda urukundo, guhuza urugwiro n'iki, genda ugura impano nziza uyizane uyimuhe, uvuga uti rwose sheri uyu munsi rero ndifuza ko twakora siporo nyine. Ariko abantu bakuru rwose mujye muba romantike. Urukundo ni ikintu gikomeye, ntabwo ruhubukirwa.
ugomba kurusigasira, ukaruhingira, ukarubagarira, ukarwuhira kugira ngo uzasarure imbuto ziryoshye, imbuto z'urukundo. Bose ati ngaho genda nyine wambare turebe. Barakwereka, yaragiye yambara ka gakanzu aza kwereka bose. Bose amubonye abona umukozi yahindutse, arahaguruka ati yewe data we, mbega umukobwa mwiza, uteye neza, ugenda neza, atuje, adasakuza, nta kavuyo, nta gakungu, aratuje muri we rwose. Ni umukobwa warezwe, umukobwa w'umwari. Dore uko yifashe. Bakobwa mujye mureba, ntimugasamara, ariko umukobwa mu by'ukuri ni umukobwa ugira isoni. Ntugende rwose umeze nk'umuntu w'igikuke. Yageze imbere y'umugabo yifata neza. Umugabo ati yewe data we, mana we, ati niko uzi ukuntu kakubereye. Undi areba hasi. Bose ati uzi ko uri mwiza, burya uri mwiza cyane, birenze uko nabibonaga, birenze kure cyane n'ibyo nibwiraga. Uri umukobwa agatangaza, uzi ko wahindutse, ntago wamenya ko ari wowe. Bya bikanzu by'akazi biragenda bikaguhisha, ukagenda ugacupira. Ntuzongere kubyambara iteka ryose, jya wambara imyenda nk'iyi ngiyi. Mujye mureba, dore bose uko amuha inzira. Ati ngaho tambuka mwamikazi, mwamikazi wanjye, kwini wanjye. Nyamuneka, burya umukunzi wawe ni umwamikazi, akaba n'umwami. Dore uko amuha inzira. Ati tambuka kwini, kwini ni umwamikazi. Ati tambuka rwose. Umukozi nawe nuko yatambutse gake gakeya n'agasakoshi, yambaye neza ngo bose amurebe. Bosi yabonye ubwiza bw'umukobwa, aravuga ati yewe data we, ati uyu mukobwa ntamugize umugore, ntago naba ndi umugabo. Iminsi yari icumye. Bosi n'umukozi baje gukundana bya nyabyo. Twaje ahangaha, bose afata umukozi aramuterura, aramukirigita. Umukozi ati ariko waretse rwose, waretse nawe. Bose ati ahubwo makabizu, nawe makabizu rwose, ndagukunda cyane. Dore akabizu, dore ikibizu we. Umukozi arahangaha. Umugabo ati uri mwiza, uri hogoza, yewe data we, uri maso y'inyana. Ati nawe rwose waretse, nawe uri umugabo mwiza. Ariko ibyishimo byari byose hagati ya bosi ndetse n'umukozi. Byatangiye gake gakeya, urukundo birangira rugeze kure. Niyo mpamvu urukundo nyarukundo ntago rugira imipaka. Urukundo nyarukundo ntago rugira ama exigence, ngo nzakunda umuntu muremure, ngo umugufiya, ngo ufite amafaranga, ngo rwose wize. Oya, urukundo ushiduka wakunze. Dore amabizu yakomeje kugenda avuza ubuhuha hagati ya bosi ndetse n'umukozi we. Niyo mpamvu rero ntukihebe aho uri hose. Imana yahindura amateka. Niba uri umukozi wo mu buzima busanzwe, niba ukennye se, aho uri hose, warabuze umukunzi, waratandukanye n'umwashakanye, mbese uri mu kibazo runaka, burya amateka yahinduka. Nk'uko ayo umukobwa yahindutse akava mu bukene akarongorwa n'umukire, umuherwe, umumiliyoneri. Barakwereka, bakomeje kwishimira urukundo. Bose ati ndagukunda, uri mwiza we, ariko mana we, Imana yakuremye we, hahirwa rwose ababyeyi bakwibarutse. Umukozi agaseka ati nawe uri umugabo mwiza cyane, yewe data we. Yaramufashe, aramuyambira, aramugumana. Barakwereka, filime yacu nuko igenze. Ndabakunda cyane, wari kumwe nanjye Papa Romantique. Hasta la vista, ciao, God bless you.